gusa noneho tugeze tuvuye ko Madrid mushaka kuko byo birimo biravugwa cyane byahujwe n'itangazamakuru sinzi naho babihurije na Olise tugeze nyine aho amakuru agenda ava ahuza Olise na Real Madrid Edi cyane amakuru agenda agaragaza yuko ariwe muntu Florentino Pérez yavugaga mu ijoro ryakeye ndetse bakanavuga yuko ngo yanze kumuvuga izina kubera ko yashaka kubanza akavugana na Bayern Munich yanga kwerura kare Olise yavugaga anahakana ko atari we mu bakinnyi yavuze ko atari bo icyakora equipe ya Bayern Munich ikomeje guhakana ko ari umukino utagurisha perezida Yuri Hones mu kanya twabonye ibyo yavuze we mu magambo yanavuze yarengeje aravuga ngo dufite amambre 430 b'ikipe ati niyo badereze $200 ntago twazemera kubera ko nta kintu byayimaze mu gihe dufite $200 kuri banke yacu ariko tutarimo turabona umupira abafana bishimiye barebona ko Olise ari best player wabo ni MVP wa championnat ni umukinnyi ubungu uri mu bayoboye mu bashaka gutwara Ballon d'Or y'uyu mwaka w'imikino Real Madrid barabizi ko batwaye umukinnyi mwiza byaba ari byiza ko Real Madrid ariko nanone ntekeza ko equipe ya Bayern Munich tubona equipe igira imwe makipe agira pride cyane ashaka atagurisha abakinnyi bayo beza igira na culture ntekeza ko umukinnyi nk'uyu nguyu yabo mwiza kumugurisha mu yindi equipe yindi nziza bahanganye ku bwa nebura ntekeza ko ari ikintu cyagorana ariko nakidashoboka ntekeza ko nubwo avuye muri magana bizidakunda ariko ahangaha habakeneye umukinnyi ko atangira kugira icyo camp ye ibivuga kubera ko ntago Olise araza muri izi agreement yaba kumvikana n'ikipe yose cyangwa ibiganiro byo byose ariko mu gihe Real Madrid yakegera umukinnyi akagira enda ubundi buryo bisunikamo nuko yenda ari business igikombe cy'isi ariko ntekeza ko ari ukuntu byasunika deal kuko uyu mukira aguzemo $200 ari umukinnyi zikwiriye yaba umubare w'ibitego atsinda yaba umubare wa assist atanga yaba impact agira ntekeza ko imana ya Olise yo nta muntu akanyishidikanya ku mukinnyi wabaguze no byajya kuri Real Madrid uburyo imaze imyaka irwaye mwanya wa nimero 7 ifite ikibazo kuri uriya mwanya yaba ari umukinnyi abikeneye cyane ikindi gikomeye cyane nuko Pérez ngo yakunze umukinnyi cyane bagihura Real Madrid ihura na Bayern Munich ngo anatekereza yuko ngo yaba umukinnyi ufite ngo mu mikinire Jose Mourinho yamubwiye ko ashaka gukina nekeza ko ikipe yose uretse Real Madrid yamwifuza kumugira ariko ngewe hari ukuntu mba against y'amakipe ashaka kwikururira abakinnyi bose beza nakora ufite Mbappe ufite Vini ufite Jude Bellingham ufite na Olise mu ikipe imwe biba byiza tubona abastari batandukanye mu mupira w'amaguru y'amakipe meza i Burayi tubona Paris Saint-Germain ifite umukinnyi Arsenal ifite umukinnyi Barca ifite umukinnyi ifite abakinnyi nka babiri ariko ifite nk'abastari nka bane bashaka kuba ari beza mu 10 ba mbere ku isi ariko mabona bitari fair gusa Real Madrid yimubonye yabisubije ibisubizo byinshi ko umukinnyi wongera umare bitego assist none unakemuye ikibazo amaze imyaka bafite ko bazanye ba Diaz birapfa Rodrigo baramushyira birapfa bajye bashyira abakinnyi benshi batandukanye Manuel Diaz warutayiza murageze kujya bamuhengeka biranga even na Fede Valverde mu kinimwe mwarigiye bahamuforcinga wavuba heruka ni Franco Mastantoro no uyu mwana bazanye so yarabahenze ni ikipe igerageje kuzana ba right winger cyane ko mujye munabibona no mwisi umupira w'amaguru abakinnyi akunda ko abastari n'abakinnyi bo kurande na winga b'ibumoso reka aba winga b'iburyo ni bakeya ntago ari ikibazo cya Real Madrid gusa ni bakeya usanga ari nk'abameze neza ni Lamine Yamal Olise sararashaje Greenwood abandi bakinnyi be kuri level hejuru ninde abameze muri imyaka cyane mu myaka yasheje muri imyaka ndi kuvuga muri imyaka kubera ko abakinnyi beza kurande rw'ibumoso left wing uraza kuzagusanga ari benshi cyane ni benshi bari kuri what class current situation ariko what class level abakinnyi bakina kurande rw'iburyo uraza gusanga ari Olise ari Lamine Yamal abandi barashaje uretse imana komya nambuka yese arashaje Bukayo no season agari mwiza yashize Bukayo amaze igihe ari kuri rwego rwo hasi kandi ntekereza yuko urimo uravuga abakinnyi beza ku mugane Burayi utazana umukinnyi udafite n'ibitego cyangwa kugeza ku 10 Desire nawe n'umukinnyi mwiza gusa we kubera ko we akina impande zombi babigoye kumufata nka typical ariko ni typical kuko urande rw'imoso kuva kibica yahagera muri rakipe nk'abantu mwe ariko bivuga ko ataraza kiraga kandi rw'imoso ariko erega namaze seze n'igice hari aba typical kuva kibica yaza nta muntu urongera gusubira impamvu Desire utamushyamo no deba cyane hari ukuntu ubona yumva ubwoko bw'umukino wa Luis Enrique rimwe na rimwe ukanamuza gukora yana mibare nyine watuma nyine umugiranye na ba Michael Olise agafasha yego arayifite ariko rya kugeranya nawe ngaho twavuga ngo Mohamed Salah na ba Michael Olise bakora ya mibare ukuvuga ati ntibisanzwe rero tuma turavuga diwewe what class level nekeza kayiriho ahubwo nawe yakoraga yajya mbere y'abagabo babiri Mo Salah na Michael Olise Michael Olise imwaka y'imikino akoze ibintu bidasanzwe ni Michael Olise Lamine Yamal ubundi na Lamine Yamal abandi bakaza batanya gutekereza niyo mpamvu n'ikipe nka Liverpool itakaza Salah ikaba akanya itarabona umukinnyi byibuze kuri level yo hejuru yetizana direct no kuzana abakinnyi bakiri bato ba yani demand gatekereza bareba ari ba Greenwood
ariko ntabwo amakipe yose agiye afite abakinnyi bakina ku mpande z'iburyo bafite imibare iri hejuru cyane ku mugabane w'Uburayi. cyane abakinnyi bakina iburyo banakinisha ukuguru kw'ibumoso, ariko risonekereza ko mubonye bakoze ibintu bidasanzwe kuri isoko ry'igura n'igurisha. yego Real Madrid rero nibyo irimo, ariko gusa ikipe ya Bayern Munich yo irimo irabyigizayo cyane ishaka no kubyumva, ariko ikibazo kirimo kirakira kiti kubera iki ibinyamakuru bitangiye kurinkinga Bayern Munich n'abasimbura ba Olise, kuko impamvu iki kinyamakuru maze kubona cyandikaga yuko uyu mwana wa Liverpool yitwa Ngumoho Ryan Ngumoho ngo bamutekereza kuba yaza hariya kubera ko ngo babizi neza ko Diaz ngo yakina iburyo. hari ikintu gihari kuri Bayern Munich. Reka muri situation icyo Dede yaje gusobanura uburyo nyine yumva nk'ikipe ifite pride itapfa gutakaza umukino mu buryo bworoshye, urabyuka uze muri nyamubura muri stade yaje kuri finale. Yones yaravuze ati nimushake mutize Jomera murebe, ariko ntazamutwara. Bavuze kuri Harry Kane icyo gihe wese baza Harry Kane abatiri yari yakiriye Barca nta kintu iyo niteye ubwo ati nta kibazo munyifite ni ikipe va mu myumvire yayo Reka Robert Lewandowski kugira ngo asohoke intambara yabaye yahabayemo kugorana. Ni ikipe mu kugurisha igorana, ariko byatweretse ko ishobora kuba yagurisha Robert Lewandowski itaba n'umusimbura. Icyo gihe bakakoresha wacupa mutingi iyo twarabonye ko yagorana mu gihe umukinnyi afite ubushake bwo kugenda bagahenda ariko umukiriya akagenda. Bayern nayo ibara nyine muri izo kipe zikomeye nka za Real. Niho yibari kandi nihiri nayo ntabwo ari ikipe igura ngo natwagura. Impamvu mbona mu minsi ya mbere turi buze ko na resistance ya Bayern iza no kugira ishingiro, iraza kugira agaciro ruko n'umukinnyi nawe ari konveke kuguma kwa Bayern. Icyo ngicyo ndacyemera kuko twabonye Alphonso Davies Real Madrid imwifuza, umuhungu wakonveke kuhaguma birarangira mwongera amasezerano. Ariko twabonye Robert Lewandowski barisivuga umukinnyi yavuga ati ngiye mfite amasezerano ariko yewe ibyo nakoze ahanga birahagenda ndumva nshaka kugenda. Aragenda guhakana no kutangira kuvuga ko batagurisha umukinnyi, ibyo ngibyo byo n'uburenganzira bwabo, ariko ari ikintu kimwe nabonye muri transfer kandi gikwiye kujya gihabwa agaciro cyane. Muri transfer ni ibice bitatu kandi by'ingenzi muri transfer bikunda guparticipamo. Uruhande rugura, uruhande rw'umukinnyi kampuye n'ikipe igurisha. Ariko akenshi uryo zareba ikipe igura iro ifite ubushake kandi ite gutanga n'igishoboka cyose, n'uruhande rw'umukinnyi rwasunitse cyane. Ntabwo urugero rw'umuntu bita Isaac ni Newcastle nta bigano ashaka na Liverpool, ariko ugeze ku minsi ya nyuma babona ko umukinnyi nta kintu kindi azabamarira, babona ko Liverpool ite gutanga igishoboka cyose baramureka aragenda. Kimwe ni na situation ya Robert Lewandowski asohoka mu ikipe ya Bayern Munich. Ahangaha Pérez kubazanye bid ya mbere nibwo yazayironshinga ku munsi kwa kabiri, na launching iyo bid ntabwo yavuze ko ari azatanga yonyine, yavuze ko ari first bid. Ashobora kuzarenzaho 200 bavuga akabajya n'ikintu arenzaho. Ariko impamvu nge mbona cyane kuri transfer mbona niba bizaba ari byiza kubera ko azabonye umukinnyi yifuza. Ariko no Pérez yaramaze iminsi yambaye umwambaro wuko atakiri kure amafaranga ku isoko, ukoroshya ibintu ku isoko. No ahangana ateye namwe igaragara ku isoko, noneho n'abafana bakabona ko equipe yakoze ibyo igomba gukora. Burya ikipe itabonye umukinnyi ariko n'abafana batakurenganya ko utamubonye kuko bazi ko bigoye. Ariko ndayibona nka transfer ishaka kwereka abakunzi bari Madrid ko mutuze umwiza ku isoko noneho ngubu niyo bitabuye umwaka, ariko tugiye kubijyamo n'umwaka utatwabona n'abakinnyi beza. Si nicyo gusa bongere biri Real Madrid yigwiza habeza. Si nicyo ngicyo gusa rega kubera ko ubundi izi kipe zo ku mugabane burayi cyane cyane nka classe ya Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Manchester United, turabizi uburyo zikoramo business yabo akenshi kubera ko ziba zibanye muri association y'ama equipe. Hari ibigomba gukurikizwa bi professionnel, uburyo transfer igomba guca muri process zose, niyo resilience ishobora kubaho ku kuresista biba bihari. Ntabwo equipe ishobora guhita ikwerura yuko yatanga umukinnyi mu buryo bworoshye. Recent case hari ni ikipe ya Atletico Madrid, ariko nge hari ibintu bindi mbona muri no transfer kandi bishobora kuzashoboka. Icyambere Real Madrid ni kurikiza uburyo bwose ikwiye gukora mu buryo buri professionally, hatajemo ibyo kubanza kwerekana yuko yabona umukinnyi mu buryo bworoshye, bigira imbaraga cyane mu itangazamakuru, aba influencers bose abivugeho ku buryo Bayern ibona nk'ahari agasuzuguro cyangwa se attack yatangiye kuza mbere y'igihe. Hanyuma ikanagira n'uburyo bwo gukonvenka Michael Olise anterime ya projet yo mu kibuga, anterime y'umushahara mu byo agomba kubona, kampu ye, agent we, bose bakabona koko iyo bakabonamo profit mu buryo bw'amafaranga. Icya gatatu Bayern Munich
ikareba niba amafaranga yabona muri Michael Olise ishobora kuba undi muntu wamusimbura ku isoko nubwo amaze seze ebyiri akabaha Bundesliga ebyiri akaba umukinnyi mwiza akaba MVP wa Bundesliga ariko nanone ntago ari we mukinnyi w'igitangaza Bayern yabigurishije mu mateka kuko rero Robert Lewandowski wamaze seze 9 bamurekuye bagwana ariko birangira bamurekuye ariko ntago biratandukanye dore icyo ndimo ndasobanura bamurekuye ashizemo ariko uyu ni umusore reka ngisoze impamvu ni iyi ngiyi iyo ugiye kureba ku isoko umukinnyi ashobora kuba we ubwe afite ubwo bushake bwo kumva yagenda kandi byamaze kubikwereka ku ruhande rwe akakubwira ati yego ariko mfite amasezerano ameze gutya ubwo ndavuga in case bigezaho umukinnyi nawe atangira kugaragaza uruhande rwe nk'uko bisobanurwaga mu kanya impande 3 kugira ngo transfer ibe biba byoroshye ariko iruhande rwa equipe ishaka umukinnyi yashyizemo imbaraga zose zishoboka na kampu y'umukinnyi nayo igatangira kumva ibitekerezo no kubona ko kuko ishobora kugenda icyo gihe ku ikipe ifite umukinnyi nubwo yatarataza bingana iki ariko impande zombe ebyiri ziri convaincre akenshi na transfer ibishoboka gusa iyi ntabwo ari transfer ibizaza mu cyumweru kimwe ibishobora kuzafata ama episode manini mu gihe kinini ariko ngiye numva ko in case Real Madrid yabigizemo kubigendamo mu buryo buri professionnel n'umukinnyi akaba convaincre